Muraho mu mwaka ushize hafi 41.5% by'abagore bafite imyaka hagati ya 15 na 49 mu Rwanda bavuze ko bahuye nibura rimwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uretse gato ubundi kuki abagabo babifuza gukora ku mabere n'ikibuno by'abakobwa? Ese ni imico mibi? Ese ni ry'imibonano mpuzabitsina ribibatera gusa? Byose wibaza ni izi minota mike ubundi ngwa makuru yose. Ndibutsa kari ka kanya kari mu kiganiro tugane siyanse mukurikirana kuri 620 Media Lab ndetse no kuri Matabaro Empire. Ikaze. Ubundi iyo abantu badahuje ibitsina bakoranyeho ako kanya imibiri yabo ishobora kuvubura imisemburo igiye itandukanye, maze iyi misemburo ikagira uruhare runini mu kongera ubushake n'imibanire. Ku ikubitiro dufite testosterone, uyu ukaba umusemburo uvuburwa mu bagabo aho uzamura ubushake bwo guhuza ibitsina. Ibi nkaho bidahagije, imisemburo irimo nka Estrogen, progesterone mu bagore ho yongera uburyo abagore bumva uko gukorwaho n'abagabo. Naho Oxytocin izwi nk'umusemburo w'urukundo, aha wongera amarangamutima yo kwiyegereza no kwizera ku badahuje ibitsina. Undi musemburo ukunda kuboneka utakwirengagiza ni Dopamine, uyu ukagira uruhare runini mu gutuma umuntu yumva afite ibyishimo kandi agashaka kongera gukora icyabimuteye. Ibi byose bituma hari impamvu abagabo benshi bashaka gukorakora ku mabere n'ikibuno by'abakobwa kuko ari ibice bifite ubusobanuro mu mibanire y'imisemburo n'ubwonko. Gusa hari ikindi utaruzi, buriya mu miterere yabo karemano abagabo bakunda umugore ufite imiterere igaragaza ko afite ubuzima bwiza kandi ashobora kororoka no kubyara abana bafite ubuzima buzira umuze kandi ikibuno n'amabere binini. Ibi ni bimwe mu bibigaragaza. Nubona umugabo yitegereza amabuno n'amabere cyane kandi agashaka kubikoraho, ntuzategereze ko ari irari gusa ribimutera, ahubwo harimo n'ikifuzo cyo kororoka kiba mu mubiri we. Umubiri we uba wifuza kororokera mu mugore ufite imiterere igaragaza ko azabasha konsa abana ndetse no kubyara neza. Iyo umugabo abonye umugore ufite amabere manini, umubiri we uhita utekereza ko afite ubushobozi bwo konsa, mu gihe yabonye ufite amataye bimwereka ko ashobora kuba afite ubuzima buzira umuze ku bijyanye n'imyororokere. Umugore ufite amataye aba afite pelvic cavity nini cyangwa se umwanya unyuramo umwana mu gihe cyo kubyara kandi bimwongera amahirwe yo kubyara neza. Naho icyifuzo cyo gukora ku mabuno n'amabere giterwa no gushaka guhaza irari ry'ibyiyumviro by'umubiri, kuko gukora kuri ibyo bice bituma umubiri ukora umusemburo wa dopamine, uyu ukaba umusemburo utera ibyishimo nk'uko twabivuze haruguru. Muri psychosocial development theory ya Sigmund Freud avuga ku mikurire y'umwana uko agenda akura, ndetse uyu mwana anyura mu byiciro bitandukanye bijyanye n'uko azitwara amaze gukura. Kimwe muri ibi byiciro ni icyitwa oral stage, kibaho akivuka kugeza afite amezi 18. Muri iki cyiciro ibyishimo by'umwana biba bishingiye ku konka. Freud akomeza avuga ku biba ku mwana muri iki cyiciro, aho bishobora kugira ingaruka zikomeye mu myitwarire ye amaze gukura. Avuga ko hari abantu bakomeza icyifuzo cyo konka bamaze gukura kandi bagakunda amabere cyane. Mu mico myinshi ho cyane cyane binyuze mu rubuga rw'imyidagaduro, amatangazo yamamaza, imbuga nkoranyambaga, filime, imiterere, indirimbo n'ibindi, ibice by'umubiri bikubiyemo ikibuno n'amabere byibandwaho cyane kandi bikavugwaho kenshi. Ukugoza ibi bice mu maso y'abantu bituma abagabo benshi bagira icyifuzo cyo kubikoraho kandi bakabiha agaciro kenshi. Reka ngurugero, mu myaka y'1960 kugeza mu 2000, uruganda rw'imyidagaduro rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwamamazaga abakobwa bananutse nk'abakobwa beza kurusha abandi. Icyo gihe kubyibuha byabonwaga nk'ubusembwa bukomeye kandi abanyamideli bose babaga ari abakobwa bigararito. Ariko kuva mu myaka y'2000 ubwo ibyamare nka Nicki Minaj, Cardi B, Beyonce, Jennifer Lopez n'abandi aho batangiraga kwamamaza imiterere nk'igisabo, byahinduye isura. Kugira amabere n'ikibuno binini byahindutse imari kugeza ubwo bamwe batangiye kwibagisha ngo barebe ko nabo bagira imiterere ikurura abagabo. Uretse gato, reka nibutse abagabo ariko ko icyifuzo cyawe cyo kororoka kitaguha uburenganzira bwo gukora ku kibuno n'amabere y'umukobwa atabishaka cyangwa atabiguhereye uburenganzira. Nyivuga ibyo nanjye reka nsozemyo mbashimire ko mwadukurikiye. Reka tuzasubire mu butaha. Njye mwari kumwe ndi Steven 620. Iki ni ikiganiro tugane siyanse. Tuzasubira.